Yego, birashoboka. Kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka. Muraho neza inshuti zacu zidukurikiye kuri chaîne YouTube Abacu SMS TV. Nitwa Philomena Mukamunana, nkaba ndi vice présidente wa mbere wa CCMS, Cri du cœur d'une mère qui espère, twise ijwi ry'umubyeyi utihebye. Ni umuryango wihaye intego yo gushaka abari abana baburiwe irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi no gushakira abana batazi inkomoko yabo, imiryango yabo baburanye nayo bakiri batoya muri icyo gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nkamboneyeho n'umwanya wo kwihanganisha no gufata mu mugongo Abanyarwanda turi mu minsi 100 y'urugendo rwo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ni ibihe bikomeye ariko tugomba kwibuka twiyubaka. Uyu munsi rero turi kumwe n'umwana ushakisha umuryango we utazi inkomoko ye. Ndamwita umwana ariko amaze gusoreka, ariko agendana n'ako gahinda ko kutamenya uwo ari we. Araza kubibwira, ababwire ubuzima bukakaye bushaririye yabayemo ndetse n'ubakirimo, urugendo rurerure rwo gushaka uwo ari we, kwibaza uwo ari we. Araza kubitubwira mu magambo arambuye, mbisabira mu mutega amatwi, kandi kuko atari we wenyine hari n'abandi benshi dufite nkawe, twifuza ko dutera inkunga kugira ngo twumvikanishe iryo jwi. Baburanye n'imiryango ari abana, abenshi muri bo ntabwo bazi amazina bitwa aho bayakuye. Tukaba dusaba rero ngo ubikijwe ayo mabanga, ubikijwe utwo tuntu dutoya twose yabwiwe n'umwana akimwakira, akimutoragura, adufashe, atumubwire, amufashe kugira ngo amenye uko ashakisha. Ikaze Jean Nepomucene, ariko buri tukwita Jean Nepo. Nagira ngo ushire impumu, uvuge wisanzuye, uvuge uri we, uko wiyumva, kugira ngo n'abatureba n'abaduteze amatwi babe abazadufasha kugira ngo nibura umenye uwo uri we. Murakoze. Amazina mfite ubu cyangwa se nahawe ni Sindikubwabo Jean Nepo, bakunze kwita Rukumbi kubw'amateka cyangwa kubw'impamvu zimwe na zimwe zitandukanye. Ibyo bikomoka ku mateka yaranze igihugu cyacu mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, kuko icyo gihe nari umwana usa naho ndi uruhinja, ariko rwarenze kuba amazi, narafatikaga. Nibwo amateka yanjye yahereye ubwo naje kubibwirwa n'abagira neza bampawe, maze kwigira hejuru, nza kumva nanjye hari icyo nakuramo, ariko narabibanye kugeza ubwo ngeze aho numva nagira icyo nsangiza buri muntu wese muri rusange. Jenoside yabaye, nabwiye ko nari umwana uri mu kigero cy'umwaka umwe. Nabibwiwe n'abantu bandeze, ariko mu kubimbwira ubwo nk'uko byumvikana nyine iyo umuntu akubwiye ko atari umubyeyi wawe ugira ipfunwe. Jenoside mu gihe cyayo iba wakwibaza ngo ese nari ndi he, navanywe he, natowe nte. Jenoside mu gihe yabaga
mpamya ko wenda aho nakuwe nahageze ndi kumwe n'ababyeyi banjye, ariko sinabashije kuhavana nabo. Naje kubwirwa ko natoraguwe Sainte Famille i Kigali, ku Kiliziya. Natoraguwe mu mirambo y'abantu bari bahiciwe, wenda bivugwa ko ari Abatutsi bari bahahungiye, interahamwe mu gihe zashakaga kubicira mu rugo bagahungira ku Kiliziya, ariko nabwo bakaza kuhasangwa bakicwa. Muri icyo gihe nibwo ingabo zari za FPR zirimo ziratabara Abanyarwanda no kubohora igihugu muri rusange cyari kiri mu kangaratete. Zarahageze zisanga hari abishwe batahwanye, hari inkomere zigomba gutabarwa. Nanjye natabawemo, nari umwana muto cyane ariko nari mfite ibikomere ndabifite ku mubiri hatandukanye. Naje kuvanwamo muri iyo mirambo n'abasirikare, baramfata bampa umuntu umwe mu bantu bari bari aho hafi, bamubwira ko bazagaruka kuntora bamaze kubona aho bazadushyira, nk'uko n'abandi bana bagendaga babafata bakabaha abandi, kugira ngo wenda hazabe hashakwa aho kubashyira bagaruke babajyane. Byaje kuba ngombwa rero ko batinda kugaruka kuntora. Uwo bampaye anjyana mu rugo iwe, arangumana, yewe anagerageza gutangira kumvuza, washakira ubutabazi bw'ibanze ku bw'ibikomere nari mfite ku mubiri, kugira ngo mbe nagarura ubuzima. Byarabaye bimara igihe kitabaye kirekire cyane, kuko sinaje gukurira muri urwo rugo rw'uwo bampaye, kuko igihe cyaje kugera biba ngombwa ko uburyo bwo kungumana budakunze, nawe arantanga ampa abandi, ampa undi muryango kugira ngo ubashe kujya kunyitaho. Naragiye mbana n'uwo muryango, unakomerezaho ubuvuzi bw'ibanze. Nari nkiri umwana muto cyane, nta kintu nari bwamenye, nkuriramo uwo muryango nzi ko ari mu rugo. Mu by'ukuri nabanaga n'abandi bana muri uwo muryango mu rugo, nzi ko ari abavandimwe banjye, mbana n'ababyeyi nzi ko ari ababyeyi banjye. Nuko nari nzi ko ndi iwacu, kuko nari nageze mu bandi bana ndi muto, nkurana nabo, nkumva mbese nyine ndi mu rugo, nari nzi ko ari iwacu. Hanyuma ahagana mu mwaka wa 2006, kuko mbere yaho gato naje gutangira ishuri, banshyize mu ishuri ndiga, mba n'umwana w'umuhanga, nkajya nsinda, gerageza kwitwara neza mu ishuri. Ahagana mu mwaka wa 2006 nibwo nari ndangije mu wa 5 primaire, naje kubwirwa ko ntari umwana wo muri urwo rugo. Ubwo nabibwirwaga n'ababyeyi, nari narakuze nzi ko ari abanjye, nari nzi ko papa ari papa wanjye, namwitaga papa. Nari nzi ko mama wo muri urwo rugo ari mama wanjye, namwitaga mama. Abana babo nari nzi ko ari bashiki banjye, n'abahungu nari nzi ko ari bakuru banjye, kuko bisa naho nari ndi mu muryango w'abantu basa naho bakuze, ariko bafite abandi bana dusa naho turi mu kigero kimwe. Ubwo twahoraga tuvuga ko wenda umwe ari impanga yanjye, cyangwa se ndi murumuna we, kuko twaranganaga, yari umuhungu. Ubwo nkimara kubwirwa ibyo naratuje, kwa kundi nahoraga muri sosiyete njya gukina n'abandi bana nisanzura, tujya kuragira n'abandi bana, turwana, dukorana urugomo. Mbese mpita numva ko atari ibyanjye, ntakwiye kujya njya gusekana n'abana bataha iwabo, kandi njye namaze kumenya ko aho ntaho atari iwacu. Mpita numva ko ubwo n'inshuro nyinshi nasetse, ntashimishaga abo nsekera. Numva nyine hagize icyo bihindura mu mutima wanjye, ariko ndabigumana, ndabibika, ntaho nari mfiteho kuririra, nta naho nari mfiteho kujya. Icyo gihe nari nkiri muto. Naje kugera mu mwaka wa 6 ndiga nk'ibisanzwe, ariko ncecetse ndi pose, nibaza impamvu ari jyewe. Nkora ikizami cya leta 2007,
nakoze ikizami cya leta cya primaire n'icya seminari byose ndabitsinda. Natsinze ibizami 2 muri uwo mwaka, ariko sinabasha kujya kwiga muri segonderi. Ubwo byabaye ngombwa ko ntegereza undi mwaka wa 2008 wakurikiye, nkongera nkiga muri primaire nanone nk'ibisanzwe. Njyayo ndongera ndiga, ndongera ndatsinda, barongera bampamagara ku kindi kigo, mboneraho kujya kwiga muri segonderi. Icyo gihe mba ntangiye urugamba rwo kwiga segonderi. Ariko mbere yaho gato nkimara gutsinda icyo gihe sinjye kwiga, nabaye nk'uwanze ishuri. Mu by'ukuri numva n'ubundi ntacyo bimariye. Naye naramaze kumenya ko ntabe iwacu, naramaze no kumenya ko ababyeyi banjye batabazi, aho ndi kurerwa batazi ababyeyi banjye, maze no kumenya ko uwari warampawe bwa mbere yampawe n'abasirikare yapfuye, apfa nta bindi bintu yari yambwira, ariko nabo bambwiye ibyo yababwiye abanshyiriye abampa. Ubwo mpita numva ko ababyeyi banjye barapfuye, abasirikare bantoye simbazi ngo mbasange, uwo bampaye ngo ndere bwa mbere yarantanze none yarapfuye. Mpita numva mbaye imfubyi nyine totari nk'inshuro zirenze izibarika. Numva byose nyine kwiyakira birananira, mbanza kuva mu ishuri ho gato. Byasabye igihembwe cyose ntari nasubira ku ishuri, ariko nyuma nza kumva ko nintajya ku ishuri n'ubundi ntawe nzaba mpimye, ntawe uzababazwa nuko ntize, ahubwo bashobora benshi kuzashimishwa nuko babona ndi mayibobo, cyangwa se nirirwa nandavura ku gasozi narabaye umusinzi, umunywi w'urumogi, nkora ibintu bidashoboka. Ndemera nsubira mu ishuri, ndavuga nti ngomba guharanira nibura kuzagira diplome ya segonderi, wenda nanjye nkazabarwa mu bantu bize amashuri yisumbuye. Ubwo nasubiraga kwiga biranampira, ndongera ndatsinda, noneho njya kwiga muri segonderi. 2009 niga mu wa mbere, 2010 niga mu wa kabiri, 2011 nkora toronkome n'ubundi ndongera ndayitsinda. Maze gutsinda toronkome nahamagawe kujya kwiga mu kigo muri segisiyo, njyayo niga mu wa 4, ari nabwo ngiye kwiga mu wa 4 wa muryango wundi nawo twabanaga twatandukanye, ariko dutandukana barambwiye byose. Dutandukana kubw'impamvu z'uko bari bagiye kuva muri iki gihugu, abansaba ko tujyana ndeke kwiga, ariko njye ndabyanga. Nanze kureka ishuri, numva ko ngomba kuziga nkarangiza niyo naba ntagira iyo ntaha. Ubwo kuva icyo gihe nibwo nese ntangira ubuzima nyine bwo kubaho njyenyine, kubaho nkanjye. Numva ko nta n'umuntu ngomba kuganira nawe, nkajya nishakira nyine uburyo bwanjye bingoye, ariko nkabona aho kuba nkagira nte, birakunda. Kuko icyo gihe nari mfite, ngeze mu wa 4 nari mfite umushinga, umuryango undihira, barandihiye segonderi na Global Fund, ndanayishima cyane, yaramfashije kugira ngo mbe narageze ku nzozi nifuje. Ubwo naje gusoza segonderi, ariko hagati aho mbere, kuko nigaga mu wa 4 ari babandi bandihira, bamaze kugenda ntago 2012 nakomeje kwiga, kuko ntago nari mfite uburyo bwo gukomeza kwiga. Ari nabwo Global Fund yaje kumfata nyuma y'uwo mwaka, kuko 2012 sinize, niyo mpamvu naje gutinda gusoza. Nakagombye ko narasoje 2014, ariko bamaze kugenda ndangije mu wa 4 mbura uburyo bwo kujya kwiga mu wa 5. 2012 umwaka wose ngumara ntiga ndi mu bindi. Ubwo nyuma yaho gato 2013 nibwo naje gusubira ku ishuri, ari nabwo nafatwaga n'uwo mushinga, ndongera ndiga, noneho ndasoza nsoreza ku gihe, mbona diplome. Ubwo nibwo natangiye urugamba rero rwo gushaka ubuzima, kurwana no kubaho. Nkajya njya mu bihugu byo hanze, nkongera nkagaruka byanze, nkagaruka mu Rwanda n'ubundi ntafite aho kujya, nkahagera nkishakira aho kuba bingoye, ariko nkagerageza nkahabona. Ubwo nyuma yaho nibwo naje kugira uko nahuye n'abandi bavandimwe duhuje ikibazo cy'uko nabo bakuze batagira imiryango, banganiriza ku makuru y'ukuntu bajya bahura bakaganira, bakagira
ababyeyi bagana bakabasana imitima, abafite ibibazo bigoranye cyane bakabafasha ku buryo byakorerwa ubuvugizi cyangwa byashakirwa igisubizo. Nanjye gusa bibanza kungora kubyakira kuko numvaga ko nta muntu yakwirengera kwakira njyewe utazi, utagira ikintu na kimwe nkomoka, ntagira aho nkomoka, ntagira n'ababyeyi nkomokaho, yewe ntagira n'umbwira ngo ukomokaho. Byansabye igihe ariko nza kwiyakira, numva ko atari njye njyenyine ngomba kugana abandi, nkagana ababyeyi bafite uwo mutima wo guhumuriza abana batigeze bamenya inkomoko, bafite umutima wo gufasha abo bana batigeze bamenya inkomoko, bagomba no kubumvisha ko nabo ubwabo bagomba kubaho. Nuko ntangira urundi rugamba rusa naho ari rwo rwampinduriye ubuzima ku nshuro ya kabiri. Ubu ndatuje, meze neza kuko naje kugana ababyeyi bagize umuryango Sesimesi, baranganiriza, numva ko ntakiri imfubyi buri, numva ko wenda mfitemo mama, mfitemo masenge, mfitemo mama wacu, mbona n'abandi bana barimo duhuje ibibazo, numva ko bamwe ari bakuru banjye, abandi ari bashiki banjye, cyangwa se habamo n'abarumuna banjye. Numva ntangiye kubohoka mu mutima. Kugeza ku iyi saha mfite byinshi byo gushima, kuko byanafashije gukomeza kwiga. Ntabwo amashuri yanjye yagarukiye muri segonderi gusa, byafashije gukomeza kwiga ngerekaho na level ya kaminuza, aho ndimo gusoza icyiciro cya kabiri cya kaminuza, muri kaminuza y'ubukungu n'icungamutungo, nibyo ndimo gusozamo. Nshimira cyane ababigizemo uruhare bose kugira ngo mbashe kujya kwiga, batumvisha ko kuba ntagira inkomoko ubuzima bwanjye bwapfundikirwa bikarangirira kuri diplome ya AD, ahubwo bakabasha kundemamo icyizere cy'uko nakomeza kwiga nkagera no ku byo abandi bana bafite imiryango bagezeho. Nyuma y'ibyo ngibyo rero byose kubigeraho, mfatanyije n'abavandimwe, inshuti, buri wese yambaye hafi, hari abanyomoye inguma nari mfite bakandinda kwigunga, ari abamfashije kubohoka mu mutima nkumva ko naganira n'abantu, kuko hari igihe cyageze nkumva ko atari na ngombwa ko mvugana n'abantu. Bose ndabashimira, sinajya kubarondora amazina, ni benshi bangiriye neza, bagiye bamfasha ku buryo nabonaga uko mbaho mu bihe bitandukanye ubwo navaga ku ishuri, nabo nabo gushimirwa, ndetse n'abemeye kumbera abavandimwe, nabo gushimirwa cyane. Kandi nanashima by'umwihariko leta uburyo ijya iduha urubuga rwo kuvuga, ikaduha umwanya wo kugira ibyo tuvuga tusangiza abanyarwanda, ndetse tukumva ko natwe turi abanyarwanda kimwe n'abandi, ahubwo tutashyizwe inyuma. Ni muri ubwo buryo rero nanjye ndaha mvuga ngo uwaba yumva nduwe cyangwa se n'abari uwanjye, yaba yaratuye mu nce zaho yenda yumva ababyeyi banjye bari yaba bazi nubwo amazina afite atarabona hawe n'ababyeyi banjye, yazagana Sesemesi, uwo muryango akawubwira amateka y'uko yaba nzi, y'uko yaba azi iwacu aho bari, wenda nanjye nkamenya inkomoko, nkazabona n'ibyo nzabwira abana nzabyara nyuma y'uko nzagira umuryango. Arakoze cyane Jean de Paul, atubwiye byinshi yabwiwe ku buzima bwe. Ni ubuzima buhangayikishije umuntu uwo ari we wese. Iyo wumvise umwana wari ukwiye kurerwa n'ababyeyi akabaho mu buzima bwo mu rugo, mu muryango yisanzuye, we bwabaye ubuzima bw'urugamba. Ariko icyiza kirimo ni uko akomeye, haba ku mutima ndetse no ku mubiri, kuko twemera ko
iyamurinze ikamugeza iki gihe ari uko imufiteho umugambi. Komera rero ushikame kuko ufite byinshi uzabwira abazagukomokaho. Hari icyo nagira ngo usobanurire kurushaho abakumva n'abakureba. Nubwo wabaye mu buzima bugoranye ariko wowe wagize uti nashoboye kwiga. Hari benshi batagize ayo mahirwe. Hari umuryango wabayeho wagufashije kwiga igice cya mbere, ariko mu gice cya kabiri hari abandi bakwitayeho. Ayo mahirwe rero nagira ngo utubwire uko wayabonye. Urakoze. Yego, murakoze. Mu by'ukuri nk'uko nabibwiwe, natoraguye Sainte Famille ndi umwana uri mu kigero cy'umwaka, kuko bambwiye ko naragendaga ariko bitewe n'ibikomere nari mfite. Urumva umwana w'umwaka yakomerekejwe ku kaguru se, wenda umutsi umwe wari waranacitse, usibye ko nagize amahirwe bikaba nkiri umwana nakagombye kuba naracitse akaguru. Mfite ibikomere byinshi bya jenoside hano ku kaguru, harimo iki ngiki niho nagikomoye, ariko ibyo byose naje kubyigobotora, numva ko nyine ari ibintu ngomba kubana nabyo. Ayo mahirwe yo kwiga rero yo aho nayavanye, nari umuhanga, nkumva ko ubuhanga bwanjye butagomba gupfundikiranwa, kuko nubwo iyo natindaga kugera ku ishuri nyine nabifataga nk'aho natinze kugeraho, ariko nahagera nkumva ko nyine nahageze ngiye gukora ikinjyanye. Ubwo naje kubona amahirwe nyuma yo kuza gusubira kwiga. Ubwo mbere icyiciro cya mbere nari narakirangije nkabura uburyo bwo gusubiramo, nayavanye ku mwana twiganaga. Hari umwana twari twariganye muri toronkome dukundana cyane, nawe yaje kumpamagara arambwira ati ese uko twarangije toronkome ukirangiza mu wa kane bikaba byaragenze gutya na gutya, kandi nkaba mfite amakuru y'uko hari umuryango urimo gufasha abantu gukomeza kwiga, nanjye ko ndimo ndawugana, waje nawe tukajyana tukareba ko amahirwe yawe yagira ugakomeza ukiga. Uwo mwana we yari afite iwabo, baranamurihiraga uko we yararimo ariga, ariko abimbwiye nambwiye nti rero njye ndumva ibyo ngibyo nta mahirwe nabiha, ahubwo niba ari inyandiko bisaba bimfashemo wandike iyawe n'iyanjye mu mazina yanjye urabizi, ubundi ugenda uzitange, nibagusubiza bazagusubiriza rimwe uzambwira. Umwana yarabikoze rwose, aranyandikira, aragenda arabitanga. Amaze kubitanga yabitanze mu karere k'iwabo. Bigiye gusohoka lisite y'abantu bemerewe kurihirwa n'uwo mushinga cyangwa uwo muryango isohoka, nanjye ndiho. Twanasohotsemo banza twari 3 gusa, hari handitse abantu benshi n'uwo mwana arimo nanjye. Hagiye gusohoka abantu bari bemerewe kurihirwa, hasohoka abantu 3 gusa, uwo mwana nanjye hamwe n'undi ntibuka. Nibwo yampamagaraga arambwira ngo nemerewe, ngo uwo mushinga wanyemereye kundihira amashuri nkakomeza nkiga. Yarabimbwiye numva ni ibintu bitanashoboka, nari ndi hano i Kigali. Ndangije ndamubwira nti rero kugira ngo nzabyemere ntago nzasubira kwiga aho nigaga, uzagende ku kigo aho wiga unsabiremo umwanya wo kuza kwigayo. Hari muri prive aho yigaga, aragenda umwanya arawunsabira wo kujya kwigayo, mpita nahindura ibyo nigaga electricité. Ndamubwira nti unsabire njye muri comptabilité. Aragenda aransabira, arampamagara, arambwira ngo ibintu byose byagenze neza. Numva ni ibintu bidashoboka, kuko ndibuka yigaga i Nyanza muri Coste, njye nari ndi hano i Kigali. Naramanutse bari ku ishuri mu gihembwe cya 2, navuye i Kigali nk'iki gihe, manutse ngiye i Nyanza njyanywe no kureba koko kari byo. Ndagenda mpageze nsanga liste yoherejwe mu icyo kigo cy'abanyeshuri bagomba kurihirwa n'uwo mushinga. Mpageze nsanga nanjye nyiriho, nsanga uwo mwana ntiyambeshyaga. Ubwo nanjye ikintu nakoze ikosa ryo kubeshya, nako ni icyaha, ariko nabeshye ngira ngo nirwaneho. Nabeshye icyo kigo ko nari narabasabye umwanya wo kwiga mu gihembwe cya mbere, kandi cyari cyararangiye baratangiye n'icya 2. Mbabwira ko nari narabasabye umwanya wo kwiga, barawumpa, ariko sinabasha kuza kwigira ku gihe.
kuko naragiye mpita mpura n'ibindi bibazo by'uburwayi mbere, ndababwira nagiye mpita mpura n'ibibazo by'uburwayi, ibikomere nari mfite birashwanyuka mbanza kujya kwivuza, none ndagarutse. Barareba basanga mu banyeshuri bakiri icyo gihe sinari ndimo mu bakiri mu gihembwe cya mbere. Ariko ngira amahirwe ko ntabura mbere umwana mwiza arambwira ngo genda urebe secrétaire ngo ubu ngubu bakuvanye kuri liste y'abanyeshuri bari barimo bariga mu wa gatanu mu gihembwe cyashize, kuko utaje abakuvanyeho bagiye gukora amabireti, genda umubwire ahita amereza igipapuro kigaragaza ko nishyuriwe, kimushyire umubwire ko wishyuriwe, n'ubu ngubu ukaba warishyuye, ahita gushyiraho kuri liste y'abanyeshuri bo mu wa gatanu. Ku bw'amahirwe rwose nsanga secrétaire nayo ni umumama mwiza, mbimubwiye arabyumva ko nagize ikibazo, ahita anshyira arambaza ngo hari, arambwira ngo hari ya gatanu ibiri, hari A na B, ngo ushaka ko ngushyira kwe, nabwo ati mushyire muri B nta kibazo. Ayinshyiraho mpita ngenda nicara muri classe. Nahageze ubwo navuye i Kigali mu masaa 4, nageze i Nyanza mu masaa 6 bagiye kurya, nabidirinze nyuma ya saa 6 birakunda. Bwakiye mu gitondo mbyukira muri classe ndicara ndiga nk'abandi, kera amahirwe ngirirwa n'umugisha nyine ndiga ndasoza, mbona diplome nziza, nuko narangije amashuri yanjye. Hanyuma ibyo ko narokokeye Sainte Famille byo nabigarutseho kenshi, nahavanywe mfite umwaka umwe, urumva nta byinshi nari mfite byo kuba nakamiye ko nta nibyo narebaga n'amaso yanjye. Ibyo mfite mvuga ubu nibyo nabwiwe, ariko mbibwirwa nanone n'umuntu yampawe bwa gatatu. Wumve ko amahirwe yanjye asa naho ari make yo kuba naba naramenye byinshi iyo nza kuba narabibwiwe n'uwampawe bwa mbere. Wenda bafite n'ibindi by'umwihariko yakagombye kuba yarambwiye, akambwira uburyo izo ngabo zadukuye aho hantu hari habereye ubwicanyi bwakorerwaga abahigwaga icyo gihe, akambwira n'uburyo yampawemo n'ibyo bamuhaye kugira ngo anjyane. Ubwo wenda urumva niba hari n'akantu bamuhaye cyangwa hari n'akanyandiko kabaye muri icyo gihe ko kugira ngo anjyane, ntabwo nigeze menya iyo karengeye. Niba hari n'izina naba naritiwe aho ngaho icyo gihe sinigeze ndimenya, naje kongera gufata andi mazina nyuma, nyine maze kumva ko ari ngombwa ko nitwa mazina nyine nanjye nkaba umuntu nk'abandi. Nibwo niswe Sindikubwabo. Iryo zina naryo narikomoye hari umudogiteri numvishe yitwaga Sindikubwabo Jeanne Pomuseni, numva ngo ni dogiteri nimba ari w'ibitaro bya Gakenke. Nabyumvishe, nakundaga kwiyumvira amakuru kuri radiyo, byumvishe numva ko nyine nari nkiri umwana, numva ko wenda nitwa iryo zina nanjye nzaba dogiteri w'ibitaro. So mw'urwo rugo ho banyitaga Niyogakiza, ariko numvaga ibyo bya Niyogakiza nta nicyo bimaze, nyine mpitamo guhita nitwa Sindikubwabo Jeanne Pomuseni. Ubwo numvaga ko tayari mbaye dogiteri. Ibimwe by'abana sinari nzi ko ubudogiteri umuntu yiga akabiharanira. Numvaga ko ninkura nkajya mbwira umuntu ngo nitwa Sindikubwabo Jeanne Pomuseni, azazahita yumva ko nanjye ndi dogiteri nk'abandi bose. Ariko ibyo byose byarabaye, biba ari amateka. Ariko aho bigeze ubu ngubu uko biri kose nanjye mfite icyo ngomba kuba cyo, kandi mbifashijwemo n'abanyakiriye, mbifashijwemo n'abo tubana, mbifashijwemo na opportunity iyo ari yo yose nzabasha kubona nkayikoresha uburyo ngomba kuyikoreshamo hamwe n'Imana. Nanjye ndumva ari icyo ngomba kuzaba cyo, kandi kizagirira akamaro umuryango nyarwanda muri rusange, bititaye ko nakuze ntazi inkomoko. Gusa mfite icyizere cy'uko nzayimenya, ariko niyo ntayimenya mfite ibyiringiro byo kubaho, kuko abo mbanye nabo tubanye neza kandi mbona ari umuryango ntakwinubira kuba ndimo. Mbona ari umuryango nshimishijwe nawo rwose, unteye ishema, kuko n'umuryango umuntu ababara ukababarana nawe, umuryango umuntu agira ikibazo ukihutira kuba washaka uburyo gikemukamo. Mbese ni umuryango ubona ufite icyo uvuze kuri njyewe, kuko hari byinshi ntabonye kera nkiri umwana, ariko ngenda mbona nko guhabwa kuganirizwa ku buryo ngomba kuganira n'abantu, numva ko mfungutse mu mutima. Nkiri umwana ntabwo nari nigeze mbigirirwa, numvaga ko nyine ndi umuntu wo kujya ku ruhande rw'abandi. Ariko ubu ngubu nsigaye mu bantu no mu nama runaka njyamo nkafata ijambo nkavuga.
kubera uwo muryango nyine wandemyemo icyizere cyo kubaho hamwe n'ababyeyi barimo batahwema kutugira inama za buri munsi. Ndabishima cyane. Murakoze cyane Jeanne Paul. Ubu noneho nongeraho sindi ku bwabo kuko wasobanuriye inkomoko yaryo. Ubundi nibyo umwana agira uwo areberaho, nubwo utagize amahirwe yo kumenya ababyeyi bawe ngo abe ari bo biga ingendo, ariko birumvikana ko wari ufite inzozi zitari mbi kumva ko wakwitiranwa n'umuganga kandi ukazabaho. Mu byo watubwiye wakomeje kuvuga umuryango wishimiye kubamo, umuryango ugiramo ugaseka, ariko ntabwo uwo muryango banza ntumvise uwo muryango uwo ari wo. Byaba byiza uwo muryango wagufashije kongera kwiyubaka no kuba umuntu uwubwiye n'abandi. Uwo muryango nta wundi kuko ntunteye n'impungenge zo kuwuvuga, ni SMS, ijwi ry'umubyeyi utihebye rwose. Naje gusanga kuba narawugezemo hari byinshi nagize nafunguriwe, hari na byinshi nafungutseho. SMS ni umuryango wamfashije kumva ko mbohotse mu mutima. Ni umuryango wagiye ubamo abantu bagenda bampumuriza kenshi, bampamagara, ese waramutse ute Nepo, naramutse gutya. Utubazo tumwe na tumwe mbafite iyo ndi ku ishuri mujya mumba hafi cyane ababyeyi bakampamagara, ese iyo ngiyo muri ubwo bwatsi bw'iyuri bibyifashe bite, nkavuga. Mbese SMS ni wo muryango wamfashije gufunguka nkumva ko nanjye mfite uruganiriro, mfite uruvugiro, mfite n'ibyo kuvuga. Kuko mbere nari mfite ibyo kuvuga numvaga mbifite pe, ariko nkumva ntawe kubibwira mfite. Ko naribazaga ntese ubundi ndajya kubwira umuntu ngo ntago nzi iwacu, ubundi ibyo biramumarira iki ko ntibiri bumubuze kuryama ngasinzira. Ndabikorana rwose bimboshye mu mutima, ariko ubu ngubu ntago nkiboshywe, nta nubwo nkiri uwo gupfundikiranwa, ahubwo ndi uwo kuvuga kuko ubu ngubu mfite umubyeyi, ababyeyi bari muri SMS. Ni umuryango wanjye nisanzemo ku buryo mba numva mbohotse kubera wo rwose. Ijwi ry'umubyeyi utihebye. Mushimira cyane kuko mpamya ko atari njye gusa wabohoye cyangwa wafunguye, hari n'abandi wagiriye akamaro, kandi n'ubu ngubu hari abo ugikomeje kugirira akamaro. Murakoze. Wabwira iki ababyeyi bagifite ipfunwe cyangwa se gutinya gushakisha mwebwe mwari abana? Kuko muri SMS nk'uko bivuze dufitemo abana benshi, ariko umubare w'ababyeyi bacyari mutoya. Ubutumwa waha abo babyeyi ni ubuhe? Ubutumwa naha abo babyeyi rero nabo ni ukumva ko ari uruhare rwabo, ari n'inshingano zabo, bakagombye gufata iya mbere bakajya gushaka aho abana babo baba bari, bakareba ko wenda bagashakisha bakamenya amakuru y'abana baburanye nabo muri Jenoside, niba barapfuye cyangwa se niba bariho, bakabasha kubasanga. Kuko nk'ubu njyewe ndi umwana, sinzi mama wanjye uko yasaga na papa wanjye sinzi uko yasaga, yewe sinzi niba hari n'umuvandimwe nari mfite, ariko wenda wasanga hari nk'umubyeyi uri hariya yandeba wenda agatekereza nk'umwe muri bene wabo, akabona wenda dufitanye ishusho. Nabashishikariza rero kugana abandi babyeyi mwafashe iya mbere mugashakisha abanya aho barengeye, mukabasha no kudufata natwe tukaza kugira ngo mudufashe gushakisha uburyo twabonamo abacu. Aba babyeyi nabo nabashishikariza kubagana, bakaza bagatanga inkuru z'aho bari n'iz'aho baburiye cyangwa aho baburaniye n'ababo, wenda tukareba ko ibi bintu byazarangira tukabona imiryango. Murakoze. Murakoze cyane. Nta kindi wumva ushaka kongeraho, bwaba ubundi butumwa ubwira abadukurikiye?
Ubutumwa nabwira abadukurikiye ni ukudushyigikira bakaba babasha kujya bageza ubutumwa bwacu aho bishoboka. Nk'ubu buhamya umuntu aba atanga ntaba abutanga kugira ngo bubikwe, aba abutanga kugira ngo ibe mesaje igera kuri buri wese, kugira ngo wenda uwaba yumva hari uwe yabuze yaburiye aho uvuga yari ari icyo gihe, cyangwa akaba hari na mwene wabo yari ahari yari afite umwana yari ari muri icyo gihe ikigero nahoze mvuga, cyangwa kiri no mu kigero kimwe n'icy'abandi bagenzi banjye baba barimo, agafata iya mbere yo kujya gushaka akabonana nawe bakaganira, kumva koko wenda hari amakuru y'ibanze yamuha cyangwa baganiraho, akumva ko wenda yaba ari nk'uwe cyangwa uwabo yaba yarakuze azi ko nta mwene wabo agira mu gihugu. Murakoze cyane. Ndagushimiye cyane Jean de Paul. Usoreje ku kintu cyiza ugira uti ndakangurira ababyeyi gutinyuka bagashakisha abana baburiye irengero. Nk'uko nabibabwiye, abana dufite ni benshi kandi twemeza ko hari benshi banaragiye mu gihugu ndetse n'inyuma yacyo. Abo babyeyi rero igihe cyose batazatinyuka gushakisha abo bana, kuko nibo babazi, umwana aho ari uravuga ngo kuki batashakisha, kuki batibaza aho nabamberereye. Ababyeyi bari bakwiye gufata iya mbere bagatinyuka, kuko abana aho bari batazi amazina bishwe n'ababyeyi babo, bahora bibaza ngo ko ababyeyi bari batuzi kuki batadushakisha. Nka Jean de Paul mwumvise ko yatoraguwe n'ingabo za RPF kuri Sainte Famille, ari umwana mutoya. Mwabonye ibikomere afite, yarahakomerekeye, bisobanura ko n'ababyeyi cyangwa umubyeyi wari umufite nawe yakomeretse, ariko ashobora kuba akiriho. Hari n'abandi bashobora kubona Jean de Paul bakabona asa naho umuryango wabo. Turabinginze ngo mwese nimudufashe urwo rugamba kugira ngo aba bana bamenye inkomoko yabo, bashobore kubaka ubuzima bwabo, kuko igihe cyose atazi uwo ari we nta nubwo azatera intambwe ngo yiyubake yubake n'igihugu. Tubinginge ngo ubu buhamya aba bazi abarokokeye Sainte Famille, abari bahahungiye, bamufashe gushakisha uwo ari we, bamufashe gushakisha aho akomoka. Igikorwa twiyemeje gikeneye inkunga, niyo mpamvu dusaba buri wese utwumva kugira ubu buhamya ubwe akabukwirakwiza, akabwereka abandi, akabubwira abandi, ndetse akamufasha kugira ngo nawe azashobore kumenya uwo ari we. Sindikubwabo Jeanne Nepomscène warokokeye kuri Sainte Famille, ari mu kigero cy'umwana w'umwaka, yatoraguwe n'abasirikare b'inkotanyi, bamuha umuntu, bamubwira bati tuzagaruka kukureba ndetse no kureba uyu mwana. Nubwo bitabashobokeye kubera ko urugamba rwari rugikomeje, ariko hashobora kuba hari n'abandi bahawe abana icyo gihe. Nimudufashe mubabwire abari bo naho bakomoka, bityo birabubaka. Tubashimire rero abakomeje gutega amatwi no kureba ikiganiro kuri chaîne YouTube Abacu SMS TV. Turi kumwe, mutube hafi, turabashimiye. Imana ibahe umugisha.